nongeye ndagusuhuje mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Nishimiye cyane kubera ko Imana iduhaye umwanya ngo dukomeze inyigisho yacu ivuga ko muri Yesu ubuzima bushoboka, cyangwa se ubuzima muri Yesu burashoboka. Mu bintu byantangaje twavuze kandi namenye nuko isi ibeshya abantu, kabwira yuko umuntu udashobora kugira amanyanga, umuntu udashobora gutanga ruswa, umuntu udashobora kumenya gucabiranya no kuvangavanga adashobora kubaho. Umuntu ukijijwe cyane, umuntu usenga cyane, umuntu w'Imana cyane adashobora kubaho ngo abeho neza. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Mu byo navuze nababwiye yuko nkuko mu nzu y'Imana tugira abakene, nako isi bafite, kandi nabo bagira amanyanga, bakora n'ibyaha bitandukanye, banashaka n'ubuzima ariko ntibabubone. Babwira yuko rero iyo turi muri Yesu ubuzima burashoboka. Umuntu ashobora gukizwa agacuruza kunguka, umuntu ashobora gukizwa neza akiga neza agatsinda akaguka, umuntu ashobora gukizwa neza yarangiza akaba umukobwa agashaka neza atadakoze ibyaha, umuntu ashobora gukizwa neza akubaka inzu, akatunga ama etaje, agatunga mu modoka, Imana ikamwagura akaba umuntu ukomeye, akagira n'izina rimenyekana. Rero ntabwo gukizwa bizana ingaruka gusa zo kuvuga ngo umuntu ngo ni umukene, ngo ni abatindi, ngo ni abantu bajugunyanza aho ngaho. Yaba ari imyumvire isi ibeshya abantu. Nayo mpamvu abantu usanga baragiye gukora ibyaha, ugasanga mu nzu y'Imana barasa n'abakristo, barasa n'abantu b'Imana, ariko bagira hanze bakabica bigacika, bagakora ibyaha, ugasanga nabo bivanze mu manyanga. Ariko naje kugira ngo duhishurirwe ko ubuzima muri Yesu burashoboka. Imana itugirire neza. Kimwe mu bintu uyu munsi ndi buvugeho, nyuma yuko turangije gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, turaza kuvuga ko Yesu afite ubushobozi bwo gutanga icyerekezo kizima, gitanga inyungu kandi nyinshi hadakozwe amanyanga. Nongere nsubiremo, Yesu afite ubushobozi bwo gutanga icyerekezo kizima, gitanga inyungu kandi nyinshi hadakozwe amanyanga. Kadusenge. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Uri Imana ifite imbaraga zo kudukiza no kutubatura. Uhabwe icyubahiro nyakubahwa. Turasabye ngo Umwuka Wera dushyigikire muri uyu mwanya uduhaye mwiza, kandi ijambo ryawe rigira imbaraga mu buzima bwacu, ridutere impinduka zikomeye. Mu izina rya Yesu tubashishe kandi utugirire neza. Umwuka Wera dusobanurire, atwagure mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Dusome muri Yohana ibice 21, turasoma umurongo 1 wa 6. Yohana 21 umurongo wa 6 aravuga ngo, arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Amen, amen. Byabananiye kurukurura kubera ko ifi zari nyinshi. Aya magambo dusomye araturuka ko ni abantu baje kuroba bafite ubuhanga, bararoba. Bari abantu b'Imana, baraza bararoba bakoresha ubuhanga bwabo, ntihagira ikintu na kimwe bafata. Rwose birashoboka ko umuntu yakoresha ubuhanga, agakoresha imbaraga, agakoresha ubushobozi, agakoresha ubwenge azi, agakoresha n'ibindi bitandukanye, ariko ntihagire ikintu afata. Ariko muri Yesu afite ubushobozi bwo gutanga icyerekezo kizima, kandi icyo cyerekezo kizima kikaguha inyungu, ndetse ariko hadakozwe amanyanga. Umuntu adatanze ruswa, umuntu atabeshye abandi, atagambanye, adakoze amanyanga atandukanye. Aya magambo dusomye nimuyasoma mwitonze, muzasanga Yesu yarahageze. Ahageze ababwira uburyo bari bubigenze. Arababwira ati, rero nimurobe iburyo. Nukuri bari basanzwe baharobera. Aya magambo aratangaje. Bari basanzwe barobera iburyo, ariko nta kintu bari bafashe. Icyo bisobanuye ni iki? Ni ukubera yuko iyo Yesu avuze ngo robera iburyo, nubwo waba usanzwe waraharobeye bikanga, ni ukuvuga iburyo haba hafite itegeko rya Yesu ryo gushyira mu bikorwa ibyo avuze. Ni ukuvuga akimara kubivuga Yesu, amafi ngo yaje ari menshi. Kuko nimusoma neza mwitonze, muzasanga yuko bararobye, batereye inshundura zabo iburyo, barafata. Bamaze gufata, ntibaba bakibasha kuzikurura kuko ifi zari nyinshi. Bafashe byinshi cyane. Ni ukuvuga Yesu afite ubushobozi bwo kuba yaguha icyerekezo, akubwira ati, jya mu buhinzi kandi uzunguka, ukajyamo nta manyanga, nta kubeshya, ntaki, ugakoresha ibyo ufite, ugakoresha ubushobozi ufite, kandi bukunguka. Nibaza yuko ahangana musoma neza, muzasanga hari ibintu wenda nshaka kuvuga bigera nko muri 3 ba Petero batigeze bakora. Icya mbere, Yesu amaze kubibabwira, ntabwo bigeze bavuga
uko twakoresha izi ncunda zikaba nta kintu zafashe, ubwo bivuze reka tujye guhindura dushaka izindi, wenda babe bagira amanyanga bajye kureba kuri iyo nkombe bashaka izindi z'abandi bazibe, kuko bwari bukeye abandi barimo bataha, wenda ngo bazibe bavuga ngo reka twibize abandi tuzizane arizo dukoresha birafata. Icyo ni ikintu cya mbere batakoze. Icya kabiri batakoze, ntabwo bavuze ngo ubwo Yesu abivuze nibyo rwose turazijugunya inshundura kuko abivuze, ariko reka tugire ubwenge dushaka uburyo, nubwo avuze iburyo twaharobye nijoro tugira uko tubigenza biranga, reka tubanze wenda twumvirize twumve niba koko ibyo avuze ari ukuri. Oya, ntabwo ibyo ngibyo bigeze babivuga. Icya gatatu batigeze bakora, ntabwo bavuze ngo wenda reka tujye gushaka ibyo turi bukoreshe bitandukanye bikurura amafi. Bo bizeye ijambo babwiye, baravuga ati mwami ubwo ubivuze ijambo rikaba rivuye mu kanwa kawe, turabizi ko ijambo ryose rivuye mu kanwa kawe rirema ikitari kiriho kikabaho, risubiza ubuzima icyabutakaje. Ijambo ryawe rivuye mu kanwa kawe ni itegeko ku cyo ubwiye, iyo uvuze ngo indwara ntigende iragenda. Bari barabanye nawe bamuzi bamwizeye, bari bazi neza ko ijambo rivuye mu kanwa ke ribwira uburwayi, ribwira malariya, udukoko muratuzi ukuntu tuba tugenda tugasohoka tukagenda, ribwira ubumuga bumaze imyaka myinshi 38 umuntu agakira akikorera uburiri gataha, ribwira umuntu ngo urababariwe ibyaha yakoze mu myaka n'amanyanga yakoze mu myaka akaba yakuweho, ribwira umuntu ngo wowe uzapfa, umuntu agapfa ntakire. Barangije baravuga ati ubwo ari itegeko ryo mu kanwa kawe ribivuze, natwe turabyemeye. Mukundwa, ndumva mfashijwe. Reka nkubwire ikintu gitangaje. Yesu afite ubushobozi bwo kuguha icyerekezo kizima udakoze amanyanga, akaguha akazi, agategeka akavuga ati hariya niho hari akazi kawe wahajya ukakabona, agategeka akavuga ati hariya niho hari urugo rwawe wahajya, wanyura muri izo nzira ukazarubona, agategeka akavuga ati uzaba umukire ukaba umukire, uzaba umukene ukaba umukene. Yesu afite ubushobozi n'imbaraga muri we zo gutanga icyerekezo kizima. Imana itugirire neza. Nibutse binteye kwibuka umubyeyi witwa Hagayi, baramwirukanye kwa Aburahamu ahungana n'umwana we ukiri muto yitwa Ishimayeli. Bageze ahantu mu butayu, bari bamuhaye ibintu bigera muri 2, bari bamuhaye imvumba n'impamba, kandi ibyo byose muzi ko birashira. Icyo bita imvumba na agacuma, reka nkita agacuma, wenda nicyo kinyarwanda abantu baraza kumva, karimo amazi, cyangwa se ufata akadomoro karimo amazi, noneho barakamuha akajyana. Kandi murabizi ko ibyo birashira bitewe n'uburemere bw'urugendo n'uburebure bw'urugendo, ibyo birashira. Impamba wabyita wenda nk'umutsima, bari bamuhaye bati ugenda uryaho, nabyo biza kumushirana. Agera ahantu mu butayu, witegereza ukabona harumye, nta buzima bwahaboneka, nta kintu na kimwe cyashoboka. Arangije ngo atereka umwana ahantu warasa umwambi, arangije ngo ajya hirya ngo ataza kumubona apfa. Ariko ngo Imana iri mu ijuru yumva ijwi ry'uwo mwana, irangije ifukura iriba, iramwereka ngo dore iriba. Naratangaye. Yesu afite ubushobozi, Imana twizera, Imana dusenga ifite ubushobozi bwo kudufukurira n'amariba naho tutabona amariba ashobora guturuka. Ushobora kuvuga uti rwose hariya nta kazi bampa, buriya buzima ntabwo bushobora kugenda kuriya, ntakoze ibingibi. Ariko hamwe no kumwizera, izere ko afite ubushobozi bwo kuguha icyerekezo kizima kandi akabikora, ntibizagire inkurikizi, ntibizagire ikibazo. Reka mbabwire ikintu kimwe natekereje, ibintu Yesu adukorera nta nkurikizi bigira, kubera ko iyo tumwemereye aturindana n'ibyo yakoze. Nuko yakubakiye urugo akurindana n'urugo rwawe, iyo aguhaye akazi akurindana n'akazi kawe. Ntibashobora kukwirukana, ntibashobora kugusezerera, ntibashobora kugira ikintu na kimwe bakora ku cyo Yesu yagukoreye atari we ubyemeye. Iyo abyemeye aratugerageza, akemera ko ibigeragezo bitugeraho, kandi ibigeragezo ni urusange. Bibiliya iravuga ngo abageragezwa nk'uko Imana ibishaka nimuragize uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwayo, kandi mukomeze mukore neza kuko ibyo bibakwiriye. Doko mu bigeragezo umuntu akomeza gukora neza kuko ari byo biba bimukwiriye. Ariko reka mbabwire ikintu gitangaje kandi giteye ubwoba, nuko iyo twamaze kumwizera afite ubushobozi bwo gutanga icyerekezo kandi ubuzima bukabaho. Use wambwira gute? Reka mbabaze ikibazo, wambwira gute ko manu mu butayu zavuye? Nta hantu tubona uruganda rwakoraga manu mu butayu. N'abahanga ngira ngo bagiye bakoresha ibisigaratongo cyangwa se archaeology, ibisigaramatongo. Ntabwo bigeze babona ngo wenda mu butayu hari hubatse uruganda rusanzwe rukora ibyo kurya, none Imana irarwifashisha ikoramo manu.
bagiye kubonabona hari utuntu tuguye, Imana irababwira ngo mugende mufate, batangiye kurya bumva rwose bimeze nk'utuntu turimo ubuki turyoshye, bamenye ko ari manu, baranezerwa barishima. Ni ukuvuga aho tutabona inzira, aho tutabona ibintu byaba, aho tutabona nta cyakoreka, aho tutabona ntacyo twahakora, iyo ari Yesu hatanze icyerekezo ibintu biremera. Naho twashakiye tukaburira, naho twashakiye bikanga, naho twashakiye ntihagire ikintu na kimwe kiba, iyo ari Yesu utanze icyerekezo ibintu byaho biremera, kuko bifite itegeko rya Yesu bishyira mu bikorwa. Aya mafi reka mabwire ntabwo azamutse kubera abapetero bari bafite ubuhanga, nta nubwo bayarobye kubera ko barafite, ahubwo azamutse kubera itegeko rya Nyiringabo, kubera itegeko rya Yesu. Haleluya. Rero twizere ko muri Yesu ubuzima bushoboka, gukizwa, kubana n'Imana, kuyubaha. Iyo ubayeho muri ubwo buzima ntabwo uzapfura ingorwa, ntabwo uzapfura umuntu wapfuye nabi, ntabwo uzapfura umuntu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo abantu bapfa nabi, ngo baba bameze nabi, baba baraguwe nabi, ngo mutazi gukora amanyanga, utazi kuvangavanga utuntu. Oya, mureke tugume muri Yesu, kuko muri Yesu ubuzima burashoboka, afite ubushobozi bwo gutanga icyerekezo, kandi icyerekezo kizima gitanga inyungu. Ahubwo reka ngusengere, Imana iguha icyerekezo, iguhishurire ko bishoboye, kandi nawe ukomeze kuyizera no gukomeza gukora ibyo gukiranuka. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndagira ngo dusenge. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko ufite ubushobozi bwo gutanga icyerekezo kizima, kandi icyo cyerekezo gitanga inyungu nyinshi. Ba Petero babwiye ngo nibarobe iburyo, bararoba, barafata, bafata ifi nyinshi, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Uri Imana ifite ubwo bushobozi, uri Imana ifite ubwo buryo. Mwami, ndasengera uyu muntu kugira ngo yongere kwizere, ntabwo amanyanga, kubeshya, gutanga ruswa n'ibindi byaha byinshi abantu bakora aribyo bituma abantu babaho neza, ahubwo niyo babikoze bagira urubanza rudashira, barwara indwara zidashira nk'ingaruka zituruka mu byo bakoze by'amanyanga. Tubashishe ubuzima bwacu bwa Kristo, tubugumane, kandi aho tunyura, aho dukorera, mu mibereho yacu tubeho dukijijwe. Mwami, turabizi neza yuko nahataba ubuzima wawe turemera ubuzima, ahataba imibereho urayirema, ahataba amasoko aho twayarebye tukayabura ushobora kuyategeka akaboneka, ahataba amazi uhategeka amazi, mu rutare rwumye urahategeka amazi akaboneka. Ndagushimiye ko bishobora. Tanga umugisha ku muntu wese wumvishije ijambo mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.